Hello guys, kanizere ko mumeze neza mwebwe tubana kuri YouTube channel Oromenenga update kura subscribe nutarayikora. So rero iyi ni mining nshyashya nari namaze kuyiba sharing hano muri group yitwa ngo ni Bitgas, muriko murabyumva. Ni mining nshya, nimvuga ngo nshyashya ni mining ifite gahunda kuko total supply yayo namaze kubibereka yuko ari 1.5 billion, ariko twebwe tukaba twemerewe miliyoni 500 zonyine. Muriko murabyumva bya zino coins zitwa ngo ni bit game, muriko murabyumva. Rero nari namaze kuyiba sharing hano muri group abashoboye gukora registration babikoze ni ibintu byoroshye, ariko ndavuga ni nzagomba kubakorana na video hari abantu bakora registration bamaje kureba video. Ndavuga ni reka mbanze nyine bibasobanurire gukora registration biroroshye. Nkuko uri kureba kano gafoto nkakweretse ikintu ukora ahambere, ubanza ukanze kuri link nashyize muri description y'video no muri comment birimo no muri group mba nayitanze, ukakandaho bahita bagureza agafomu kameze nka gukiye. Ukuntu bigenza abanza bwa mbere na mbere ushyiramo username yawe. Username ni nk'akabyiniriro kawe nyine mumaze kubimenyera. Aha kabiri bagusaba amazina yawe, names, amazina yawe akubaruyeho niyo ushyiramo. Aha kabiri bayigusaba gushyiramo email address yawe, murayibona ko naho hari. Ubundi na password inshuro ebyiri, password yawe ukayishyiramo inshuro ebyiri, ubundi ugakora registration. None wimaze gukanda kuri register bahita bakuzana kandi gafomu, nubwo nakubikabereka kakuyobora kuko bakoherereje kode kuri email yawe, ukagenda ukajya muri email yawe ugahita uzana iyo kode iri guhita byihuse rwose, nta n'ibintu byo kuby'amananiza birimo. Ubundi wamara kuyishyiramo ya kode registration ikaba irarangiye. Ukiyisoza bahita baguhereza screen yo kudownloadinga application tuvuga ni hari ni APK, niyo yonyine hari, ariko nkuko mwabibonye nkuko uri bubibone hasi hariho Play Store na App Store, bakwereka ko biri coming soon vuba. Hanga nyine application iri kuri Play Store ndetse no kuri App Store. Ubwo rero turi gukoresha APK, nawe urabaza ko bari gukoresha. Urabona hejuru aka message kakwereka kubanza kudownloadinga application bisanzwe nyine na APK, utegereze uyidownloadinge. Ubundi uhita uyestara. Ukimara kuyestara uhita ukanda kuri login nyine ugashyiramo email na password, ukagera muri mining. Noneho mining rero nkuko nabibabwiye mba nzasobanura ibindi bintu byinshi muri video hano, mba ngira ngo bayobore ukuntu registration ikorwa. None iyo umaze gukora registration rero ugera muri screen imeze nka gutya, ngo ahandi niho nawe ushyika. Muriko murahabona. Noneho ikibazo nuze kugira ikibazo kino ads zikunda gucamo, ukanda kuri close ads ukayikuramo, murabibona. None iyo umaze gukuramo ads rero nka kuno nyikorozinze gukora mining, hariho uburyo bubiri bwo kuyikora. Uburyo bwa mbere ushobora gukanda handitse ngo start now, aha naho ni uburyo bwa mbere ukora mining ukakanda. Muriko murahabona. Ukimara kwakanda baguhereza screen imeze nka gutya, ukajya ukora claim ubwo na ads urongera ukayikuramo. Gukora claim bwa mbere hano baguhereza claim ukayikandaho, murahabona. Ndetse n'aha hasi ukandaho hombi, ariko aha bwite ha mining na hasi handitse ngo bit game. Muriko murahabona ahangaha niho zino coin za mining turimo turinjiza ziva. Noneho ubwo iyo utakureyiminze habanditse ngo claim isa umutuku nyine yererutse nka gutya, mubona ibintu bimeze neza cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ushobora guca dora handitse ngo claim airdrop, nahanga naho iyo hakanze n'ubundi barongera bakaguhereza nka ya foto, cyangwa se bakakugarura nka handi twakanze dukanze kuri start nawe. Ubwo ni uburyo bwa mbere, murabubona ko birahura. Ubwo mining yo ikorwa buri masaha 5. Ushatse wajya ubibaranya abantu bakora mining ya Interlink, ukajya ubizirikana ukajya gukora mining ndetse ni bit game ukaza kuyigira gute Bitgas, ukaza kuyimayininga ibintu bikahuriramo. Noneho ikindi cya kabiri harimo uburyo bwo gukoreramo amatask. Utibiteye gute, harimo n'uburyo bwo gukoreramo ama USDT, byose nibyo byo kukwereka. Iyo ukanze hano handitse ngo iyani, muriko murabona, ukakanda mbere aha bagusaba gukora claim ya reward zawe z'ama USDT. Buri masaha 6 batanga reward za USDT. Ubwo washatse wajya uhaza kuri iyani uhita ubona project daily USDT batanga, ugakureyiminga ama USDT. Noneho harimo n'amataski. Ubu none ahangaha task batanga zimeze nk'iza ya mining twize gukora yitwa ngo ni pause. Ni task zimaramo igihe gitoya, iyo cyagiye gishize utayikoze ivamo. Ubwo ni ukuvuga ngo user hano handitse ngo social, n'ubundi kuri iyani ukareba hano handitse ngo social, murahabona handitse ngo social, ukahimura bahita bakwereka task ziba zirimo n'igihe zizamaramo. Nk'ubu murabona ino task yo guflowinga kuri Facebook izamaramo iminsi 14. Ubwo urasabwa ko wayikoze n'utayikora izavamo. Bagahita baguhereza zino Bitgas 50. Hari yo guflowinga kuri Telegram iminsi 14 nishira bazayikuraho. Batangamo zino bit game 200, guflowinga kuri X 50. Byose murabona ko bigiye birimo nyine. Ubwo icyo ukora uraza nyine ukazikora. Ubwo wenda reka dufate urugero nk'iyo kuri Twitter, ukanda kuri start ukagira gute ukabaflowinga. Ngiye murabona ko namaze kubaflowinga. Mining ni nshyashya guys, mining ni nshyashya, dore murabona ko iracyafite n'abafollowers bakeya. Niyo mvuze ngo tuyimenya hakiri kare, ushatse wabukuramo izaba hakiri kare. Ugura abafollowinga, amara kubaflowinga ukagaruka ubundi ugakanda claim.
muko murabibona, urabona ko task ugomba nyisoje, nanone ugafata n'iyindi niba ari gukora like and repost nabyo ukabikora, ubundi ukongera ukigarukira ugakara kureyimo. Ni ibintu byoroshye cyane, murabona ko bitagoye, ukaba followinga kuri Telegram, ntago ari ibintu bitinda. Tukongera ukagaruka, anongere ngaruke kabisa, ubundi tugire tuyicompleting. Ni ibintu byoroshye cyane, murabona ko task ziroroshye cyane, ntago ari na ngombwa ngo wirirwe ubikora, urabikora guhita wigarukira mu gihe system itarakomera. Ubu task mbabaze kuzikora, ibiceri byanjye bagahita babimereza. Noneho kubona izo ufite rero coin zawe, uguza hano kuri asset, dore ngaha, dore uza hano kuri asset, dore ngaha, aha niho ukanda ugiye kugira gute kureba coin ufiteho. Murabibona ko ubu none aha mfitemo USDT 0.01 zo nkureyiminze na Bitgame 2000 na Bitgas 400. Ibyo byose ni coin barimo baratanga, tuzagenda tubisobanura uko bukeye nuko bwije, dusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Teto Supply twamenye ko ari miliyari imwe n'igice, tukazahabwamo miliyoni nibura 500 nizo zonyine twemerewe kuzamayininga. Ubwo ahasigaye nawe kugira ngo nawe ugeragezemo amahirwe, reba link nakitse muri description video no muri comment birimo no muri group WhatsApp link rero uhita ukora registration, ubundi utangire ukore mining ni buri masaha 20 nako buri masaha 5, buri masaha 5. Ubwo ibindi bizagenda bikurikiraho, ibyo gusaba gukora tuzagenda tubakorera video z'ubutaha. Ino video yawe uragaye yo kuyikora registration, nsoza mvuga ngo amahirwe n'imigisha kuri team ya